Ndizera ko mumeze neza mwese mukomeza gukanda subscribe no kurikirana ibiganiro bya Rwanda News TV mukomeze kugira ibihe byiza. Namakuru akomeje gucaca ku mbuga nkoranyambaga ubwo by'umwihariko ku rubuga rwa X bakomeje basakaza amafoto ndetse n'amashusho. Abantu benshi bakomeje kugenda batungurwa bavuga ati ni gute Kimomo yabagiye guhita ashyingirwa n'uwitwa Mutesi gusa abantu benshi baje gutahura nyuma baravuga ati bishobora kuba ari bya bindi by'ama AI cyane ko ubu kuba Mutesi yashyingirwa na Kimomo ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu utapfa kumva kubera ko ngo abenshi nibo bagereranya bavuga ko nyine ngo Mutesi ngo ni umukobwa nguri class, ni umukobwa nguri ku rundi rwego. Ni ibintu nyine abantu benshi bagiye batangaza bakomeza kugenda bibatungura, bakomeza bagenda bavuga ati umukobwa ushobora kugenda mu modoka ya Benz ihagaze miliyoni zigera kuri 200 z'amafaranga y'u Rwanda ntabwo wamugeranya n'umuntu utunzwe n'agasobanuye akaba atunzwe no gukora ibiganiro byo kuri YouTube. Atubwo rero ibyo bintu rwose mu bisubizaho mu bikuye. Gusa amakuru yakomeje kugenda atangazwa na bamwe mu mabloga bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ati witwa Kimomo birashoboka ko byaba ari ibyanya byo cyane ko nawe ni umusore butuvugana wihagazeho, umusore ukomeza kugenda akorana n'amabrand menshi atandukanye n'amakampani menshi atandukanye mu gihugu, bivuze ngo yinjiza amafaranga byibuze atari hasi ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Atubwo rero ntabwo ari umuntu wapfa gusuzugura, ntabwo ari umuntu mbese wasuzugura cyane ko nawe ntabwo ari agafu k'imvugwa rimwe. Ni amakuru akomeje kugenda acacira ku mbuga nkoranyambaga nyine by'umwihariko umusore witwa Keza postinze ifoto ya save the date ya Mutesi ndetse na Kimomo. Abantu benshi bagakomeza kugenda bayiteraho comment bagiye baza bavuga ati ibintu wapi ni ukubeshya, ati ni artificial intelligence cyangwa se ni AI, ntabwo ari ibyanya byo kubera ko rwose uwitwa Mutesi ntabwo ashobora kwemera Kimomo. Abafana benshi ba Kimomo rero cyane ko ni umwe mu bafite abafana benshi by'umwihariko bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye harimo nka X ndetse na TikTok. Bakomeje kugenda bajya muri comment baravuga ati Kimomo ntibagusebye, ntabwo uyu mukobwa ari umuntu wa danje, uretse ko wenda yarahuye n'abasaza nka ba Rugumusaidi bakamuhindurira ubuzima bakamugura amamodoka bakagira ute, ariko ntabwo akurusha uri bogari mbese muri rusange ufite n'amafaranga. Ntabwo rero bagombye kuba bagusereza bavuga ngo wowe ntabwo wakigondera Mutesi mbese muri rusange nyine na makuru akomeje kugenda caca ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakavuga ati Kimomo nta kintu nabivugaho nyine kuba kurumva ni save the date yasohotse, abandi bakavuga ati umusore witwa Keza ubashe gukora iyi foto ngo birashoboka ko ngo yaba yamaze gutabwa muri yombi ngo cyane ko no gusakaza amakuru y'ibihuha. Murabizi ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda ariyo Rwanda Investigation Bureau cyangwa se RIB ntabwo bakunze gukurikirana by'umwihariko abantu bashobora gutangaza ibihuha kandi bishobora kugira icyo byangiza muri societe. Nabone bashobora kugenda batera comment bavuga ati witwa Kimomo nta kintu ngeze bivugaho cyane ko numwe mu bantu bakunze imyidagaduro cyane, numwe mu bantu bakunda imyidagaduro cyane kuri we by'umwihariko uretse ko wenda adaheruka no gukora ku biganiro byo kuma YouTube byo kuzenguka ku YouTube channel wenda nka kumwe twajyaga tumubona kwa ICBTV cyangwa se ugasanga umubonye nka kwa MI kwa Irene n'ibindi biganiro by'agakora kwa bajarasure. Ubu ngubu bisa nkaho yabyihoreye cyangwa se nta muntu agihereza interview. Abandi bakavuga ati nyine no kuba busy, no kuba yamaze kugafata. Ni umwe mu bantu bamaze gutera imbere, amaze kubaka inyubako zikomeye mu gihugu cy'u Rwanda ziwe kandi ku giti cye, harimo nk'inyubako amaze kuzuza ahazi nko mu Migina ari Nyamirambo. Ahandi ikindi nuko numwe mu bantu nyine bamaze gutera imbere kandi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media agakuraho amafaranga bigendanye nuko akoresha social media ziwe, yaba uburyo ahemberwa ama views nyine kuri YouTube ndetse n'uburyo ahemberwa kuri website yiwe ya agasobanuye.com. N'uburyo nyine rero bakomeje kugenda bavuga ko byanze bikunze gashobora kuba yaba ari save the date yaba bombi aba bastari bombi b'abanyarwanda ari we Kimomo nyine na Mutesi. Abandi bakavuga ati reka vuga uvuye aho ngaho nibihuha, ntabwo Kimomo yashaka n'ura mukobwa. Ndetse muri rusange nyine byakomeje kugenda biteza impungenge, abandi bavuga ati birashoboka ko byaba ari nabyo kuko ubu ngubu hari ubukwe bwishi bwagiye buba mu Rwanda tutabutekerezaga. Hari abantu benshi byagiye bigaragara ko mu Rwanda bakundana tutabitekerezaga. Ubwo nimvuga ngo abantu benshi wenda tuza tugaruka nko kuwitwa Darina n'uwitwa Christopher Darina. Murabizi ko yari umunyamakuru kuri Case 2 cyangwa se Kigali Channel 2, akaba ari imwe muri
televiziyo zibarirwa muri RBA. Ubwo rero abantu benshi bakavuga ati kuba abasitari bashobora gukundana rwose ntabwo ari ikintu cyadare, cyane ko tugendeye kuri personal investment, ati ntabwo Mutesi Jolly yaba ari hejuru y'amafaranga kurusha Rocky Kimomo, cyane ko Rocky Kimomo ni umwe mu basore bizamuye, ni umwe mu bantu bakorera amafaranga, babigaragaza ko social media zishobora kugutunga cyangwa se zishobora kukubeshaho. Ni ukuvuga ngo rero nyine twese dutegereje kumenya nimba koko ibintu ni ibya nyabyo cyangwa se ni ibihuha. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose iyo kije ugomba kumekinga sure ko wabashije gutegereza ukareba ngo ndetse kino kintu koko ni icyanyacyo ese koko ni igihuha, ubundi tukamenya kubafominga. Mukomeze mudukurikire, nge nitwa Gatete Gilbert.